bihita mbikora ako kanya bihita birangira. Urumva witeje imbere ukiri muto ako kantu nkagarutseho cyane ntago byabura nuko nanze ishuri nyine. Ariko buri wese yakifuza ko urubyiruko rwose rwakiteza imbere nka urese ugira ngo ntago waryanze ese urumva ibyo ukora ni byiza. Nanjye nabonaga kwiga ari insazi, byari insazi kabisa. Ari insazi gute? Nangiye kujya ndwana n'aba. Banje kubasuhuza abakunzi ba Time TV aho muherereye hose haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kuri mikoro muri kumwe na Emistone nkuko bisanzwe iteka ryose duhora twitemberera ahantu hose aho tusanzwe tugenda imihanda. Uyu munsi twaje ahantu bigisha imodokari. Kuri mikoro nkuko bisanzwe ngiye duhora tugendana akadaca tujya mu ntara zitandukanye. Turi kumwe n'umusani hano. Bro, wanyibwira? Amazina yanjye nitwa Manzi Egide. Nkaba naje kwiga hanga imodoka. Nkaba ndi n'umukanishi. Sawa kabisa. Manzi Egide. Umaze igihe muri ibi bintu gute ko mbona wambaye imyenda y'aba tutravo? Uri umukanishi cyangwa wigisha imodoka cyangwa uriga? Ngewe ndi umukanishi. Nuko naje hangaha kugira ngo nanjye nige ku modoka nyizubere neza. Mbone nawe ka kategori. Waje gushaka kategori y'imodokari. Hari na kimwe wabona muri byo? Kabisa. Narabibabwiye ko nzaza niyizira kuri tere nkuko bisanzwe iteka ryose. Nge Emistone tuzabana buri hamwe hose. Uyu munsi niyiziye hano mu Bugesera ku kibuga hano bigishiriza imodokari. Niho ubu turi kumwe nge namwe kuri kamera. Nkuko bisanzwe bari kuvuta akazi. Kabita akazi ndagafite. Ndi umukanishi. Uri umukanishi? Muri hano kwa Gikompora. Windeba. Bakoresha imodokari ari ubundi buzirimo hano. Kabisa. Nkora solo space fresh. Ndiyamini. Reba muri kamera. Mborore muri kamera wireba kuko n'undeba byose birapfa. Ese ubu ni wavuye muri kamera ko mbona uri kuva muri system. Uri kuva muri system. Aya cameraman burari kubireba nta kibazo burari kubikurikirana ko uri muri kamera ndane sibyo. None simusa. Ku mawaya urabyumva fresh. Amawaya. Aho dukeya ariko nyine ntabwo ari fresh cyane. Ariko si nka sono space. Basi se kuri moteri ukora wonyine cyane kabisa ngiye moteri ndayishwanyaguza. Moteri urayishwanyaguza. Umaze igihe kingana gutuma umukanishi? Imyaka 3. Reba mo hariyo sinshaka kundeberega muri akantu ko kudaraga n'giye uri burebe kuko banyende ko kubaza hora reba mo muri kamera sibyo. Umazemo imyaka 3? Ngiye mazemo imyaka 3 kabisa muri mekanike urumva ko ndiyaminiye. Bizobereyemo. Ubu moteri urayishwanyaguza ukongera ugaterateranya. Kabisa na buwate. Numva twika mwana ariko kibazo ntago urumva uri kwiga imodoka waratinze kandi uri mukanishi imodoka kuba nyizeho reba mo hari yawe barore mwara winde urakubwiye winde areba muri kamera sibyo winde bareba muri kamera sibyo none se umazemo imyaka 3 mu myaka 3 niki wabashije kwitezamo imbere kuri wowe mekanike ni byinshi kabisa kuri wowe nyine witeje imbere mu mikorere yawe ari ibintu yenda rumnuka ugiye ugura gutya na gutya kuko ndabona wabigiye mu kiro mutonya ariko reba barore muri kamera windeba pe mekanike nayikuyemo ibintu byinshi kireka nawe ugiye kwirebera kabisa nje nkirebera kamera mahoro uri muri system ura nanjye nje nkirebera ufite imyaka ingahe yewe tuvugana afite 20. Ufite imyaka 20. Mu myaka 20 watangiye kwiga mekanike ryari? Yewe imyaka 17. Wari ufite imyaka 17. Wavuye mu bintu bijyanye no kwiga bisanzwe ryari? Yewe ko mbona biruza ko nzaho gufaka maze imyaka 3 nyine mvuye mu ishuri. Mukanya ndaza kubereka wibereye mu mudugu uri kwiga. Ndaza kubereka wibereye mu mudugu uri kwiga. Ese abantu bakurikirana Time TV urabona bari kurikirana ibintu byawe ariko ubanze kora muri kamera ndavuga ngo reba muri system kuko ntabwo ari ngiye buri gukora ikiganiro niwe uri kugikora sibyo ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu ku bumenyi bwawe urumva witeje imbere uri mutonya ukandura urubyiruko rukiri gukora iki genda ukura wewe wagiye ugerageza kwiteza imbere umva wagerageje kwiga mekanike nubwo nyine utakomeje ngo wiga urumva aracyari muto bari gukomeza ukiga paka nibirangire ngiye nashatse kwita nshaka inzira za mpanya Ibega waciye inzira za mpanya kugira ngo urebe ko ugerayo hejuru kabisa magere vuba cyane ariko nyine byarakugira mbona kubigenda bikunda mu kwiteza imbere kwa kunda gake ariko bikagenda bigenda biza biraza kuba mekanike yo umuntu abayize ayiyumvamo kabisa none mu rugo ni reba hano turi hano niho mu rugo n'ubundi bisanzwe ni Nyamata kabisa ni Nyamata niho mu rugo bisanzwe
ko bizobereyemo musa uziko ndenda kugura imodoka niwe nzazamo akazi kabisa wewe ahubwo gira vuba mani ndebe ko nabona n'izo mbanza n'iki nyagukuremo nkukame muri make unkamesha uzakama benshi ese mwana njye nisangiye hano uri kwiga imodokari nkuko bisanzwe tugenda twimanukira kuri tere zitandukanye hano hanze sibyo nasanze uri kuyiga umaze igihe kingana gute uri kwiga imodokari imodoka nari nsanzwe nyizi pe nari nsanzwe nanayize maze imyaka nk'ibiri nyize ariko ibintu imodoka nyine maze imyaka 2 nyize ariko icyo nazi ni ibintu bizamini byabo nyine gutwara imodoka direct nyine urabizi umuntu ababizi bakubwira kanya kati bikora ariko ibintu by'amakona kumenya formule ebana ni danje kabisa ariko mu buzima busanzwe uzi gutwara imodokari ariko ibintu byo amaperime amanuza nibyo nakogwa ino minsi nzayibona nabyo nimara kubibona nzahita mvuga ati niyo mpamvu waje kwiyigira nawe ku mwenda w'akazi wawe igisawe twambaye gihenda kumuka kirahenda bya danje boss kirahenda kabisa kirahenda biragaragara kuko iyi myenda kubona umuntu yambara oya umbwiye ko wigira ifatikani harya ubu wigererayo kabisa ntaba ari umuvinyo wengetse fresh ujya wikora se aya abe zira boro umuntu w'umukristo ntago birahenda kareka mbega ntago ujya ushona kare shwida aho sindimo mfite ikibazo nuko waje kwiga imodokari nk'ubu mu kazi byifashe gute ntago bagushatse bakubuze nta kibazo cyagize kigeramo mfite agafone umva nizaho gato ufite n'umuntu agutwaje nibyabura ufite agafone nyine ufite umupampa oya ntago ari umupampa umupeti turakorana kabisa aba yaguherekeje ariko aba yaje kugira ngo nyine batanatwambura ufite mbega umurinzi oya uyu murinzi wanjye tujya dukorana kabisa nawe ndi kumwigisha murakorana wambwiye ufite imyaka 20 ariko mu myaka 20 yawe wagerageje kwiteza imbere mu kwiteza imbere kwawe sibyo wumva iterambere ryawe nk'iri hari ikintu nagura mu rugo vugishwe jewe ikintu nagura mu rugo ntago byabura nawe urabizi bana kabisa ndayohereza tu cyangwa sha ujya kuyafatamo bunci wa mugari mani mfata utunoza 2 mani ujya gufata mu bucece uduce 2 rurenza 2 twonyine kahita wigena kandi ntago twavamo amafaranga menshi ntago aba ari menshi oya apfa kwavuze kugiye gufata bucece wewe ugisha nibo mpamvu wasanga nta ninga ufite mu rugo inka inka irahari kabisa inka irahari pe hagu umushumba mani ni ikibazo inkirahari tujyane iwanyu njye kureba ntabwo uri ndagaswi irahari imana yateruye aritere oya se inka nziza mani kabisa inka nziza uyu munsi nahigereye wasanga ngo ndi hano hafi wanyu hano ni kure y'uno mujyi none se ko nk'uno uko bireba tano turi ku kibuga cyane bigira imodokari sibyo urabona hano nyine abari abantu benshi cyane none nagwa ajya kubwira ngo imodokari igize kibazo sujya ugira ukuntu bigenza nyine ukaturayikora vuba vuba batiri bajya kure cyane kabisa y'ibintu biri ndi bite mbikora ku kanya bita birangira urumva witeje imbere ukiri muto yako kantu ngagarutseho cyane nago byabura nuko nanze shuri nyine ariko buri wese yakifuza ko urubyiruko rwose rwakiteza imbere nkawe urese ugira ngo nago waryanze ese urumva ibyo ukora ni byiza nanjye nabonaga kwiga ari insazi byari insazi kabisa byari insazi gute nangiye kujya ndwana n'abarimu bikabingora abayizi kabisa bonaga natica mbega wari wigeraga ramba wapi nyine ari ukuntu bakubwira ati jya muri uno murongo urumva cyangwa wari warayobye ahubwo wari ukuntu batakugoroye neza ukanywa bya bintu bituma ugenda ukanga abantu bose uzabaze usubona nkanganye mani kubwira bakubitaga tica umuntu wakubise tica urumva bari ku rundi rwego ubuntu bwa fake buraho tica bugapfa ubuntu bwa fake cyane ko abarimu yakoze nakundaga kubamenyera cyane oya ntago navuga ngo witeje imbere nabi kuko ntukora akazi kabi ntukora akazi gusa ko kazi gakundaga kumenya muri uyu mujyi wa hano uziko muri iki gihugu kari mu tuzi dukomeye nubwo umuntu kubona akazi bisigaye bigoye kubera mwabaye benshi uragati man ufite abo boss bawe mwawe nugura imodoka nako sinzi umenye unayifite hano
ntayo mfite mbabarira da ntayo mfite rone rivumbi nikoreye ari imodoka naje hano subize se insazi byanga izuba niki ariko nizere ko mukanyira ubumere yifite nanjye urubonwa nta birenze kabisa urambwira ngo nikareka ngo ntari ifite ihari oya rifite irahari kabisa dushishikariza urubyiruko ikisi kwiteza imbere rungana gute nabo bitewe n'ukuntu ngana ugiye kubabwira ngo nimuve mu ishuri mujye kwiga hakiri kare mekari abo bishoboye babyiga nkanjye nari mfite ubushobozi bwo gufata define imwe yonyine walayi kandi twiga amasomo angahe aba ari menshi avuga ati rero nimba umutwe wanjye ari inshiga ebyiri nzajya mforomata buri munsi abati shaye kanje mu kintu kimwe tu uravuga ati reka nigire muri mekanike kuko buri mwana buragira intego y'ikintu akunda mu buzima bwiwe akavuga ati ngiye iki kintu nicyo nshaka akakirwanira paka kigezeho ubwo tubari wageze nko mu wakangaho uravuga ati ngiye ibintu ntago bivamo mbivuyemo mu wa gatatu byari insazi ngiye mu wa kane tu bega wese usimbuka umwaka umwe ujya mu wundi uravuga ati ngiye uyu nguyu ntago nzawukomeza ngiye kute njya kurwana uko utagiye mu gisirikare byari kukubera mwana umusirikare umeze nkanjye mani nari gukora litani nkabagarukaho kabisa wapi ahubwo mani mbona njyewe nari nzi ko nzaba umucuranzi wowe ufite intego yo kwibera umuhanzi cyangwa umucuranzi umuproducer cyakoze ushaka kumva ushaka kuba umuproducer umucuranzi mani gusa tu none se kukiri muto n'ubundi ibintu biracyahari ese wacyari muto uzabishaka bizaza kuva ugeze ku rwego rwo kuba washaka perime urumva utageze ku rundi rwego cyane pe ahubwo munshakira umuntu ufite akagitari ka ariko statike ndayifite aho ni sawa kabisa aho ngaho ubwo ukunda gucuranga gitari mani kabisa wajya ujya gusenga cyane ntabwo uzayibona ko bazagufasha narasenze ucurangira mu rusengero nabyo ntaribi ariko kuki weko na mekanike ukora n'inzu zibonamo amafaranga nuko yanyuze inyuma ukajya amafaranga yacu abavumye kujya kuyasesa nyine nuko kuvunuka nasesagura amafaranga yacu abavumye ndagasi ntago wayubakamo ikintu ndagasi nicyo kibazo abavunnye murayabona ariko ntwanategeza ngo reka ngura kakabaza reka uvuga ati mukanya ndaza kubona ndi oya mukanya ndabona ndi reka yanyakoresha mukanya ndabona ndi reka yanyakoresha ugahita bwira urwererane kantu ntabwo ari keza ko kuvuga ngo mukanya ndabona ndi reka yanyakoresha mukanya gatoya abantu usanga ikofi iri hasi ko numva ari danje wa mugabo uzi ko ngewe buriya none ko twibereye hano uriya nk'umushahara ku kwezi iyo ugeze igihe ukaza nk'umukozi nyine nk'abandi bakozi bose bro mitenya wiko ukuntu kwaje nkavuga ngo amafaranga ndayibagiwe ngiye kubera ko amafaranga yacu man nimba uje ukankubita 10 cyangwa 5 sibyo ndayakenyera undi nabaze ayame none mvuga ati ninjya gukoraho abizi nyine igihe hari aboro uhita wasanga n'ibindi bifrendi ebana mugakesha to ubu bivuze ngo utavuge ngo ufite nta mwana ufite vugiye yavugisha ukuri man isi y'aba baby ntago ari yanjye kabisa kandi ufite gahunda yo gushaka ubu ngubu wageze muri 20 ndabizi cyakoze nka 25 25 uziko runaganira haruna beruka kugana nambwira ngo n'ubu ufite imyaka ingahe ngo 10 n'ingahe ufite imyaka gahunda yo gushaka ufite imyaka ingahe ngo nge nyuzuza imyaka 20 ndakamanitse ndahita gushaka ubu ngo afite ibintu bimubamo kabisa afite nyabingi kandi urebye akaza akora mwana karavunanye nikagira n'amafaranga ariko wumve ko cya kibazo abantu bafite amafaranga nimujya mugira projet yo gushaka icyo cyose urugo ruravuna man ubajije ababyeyi bawe ntwabimenye ese nkuko wiga imodokari wishyura ngahe burya kabari ifite mwa wishyura ku kwezi wishyura ku munsi ni ukwezi man ni ukwezi kabisa ubu 90 zaza kuvuyemo ndabizi ni 90 gutse ayo nayo muri 80 bigeze ku ijana ni ryibiri kabisa ntabwo hano mu muhire kabisa mu muhire barakurwaza ukumeze ubumenyi bwawe bukiyongera barakurwaza kabisa niyo waba uri hasi reba muri kamera niyo waba uri hasi kabisa barakurwaza mu muhire business group limited wazaza kwiga mu muhire kubasanga yenda kubona nahageze wasanga Imana igiye kuma amahirwe nkagura nk'akamodokari vuba nga cyane rwose kabisa muhire limited
Nabyumvishije Muhire Limited, abantu muri hanze mwaje twigira imodokari mu Muhire Limited, ko na nimero zirimo vuba ngaha turazibatamo, mwaje twigira imodoka. Ewana baze kabisa baze. Ngamya kumenya ari mwakawe shaye kumenya wanjishije. Oya iyi modoka. Egera hino gutya warura muri ruhande aho. Imodoka kabisa ni umwarimu wanjye. Ni umwarimu wawe. Ariko afite nyinshi. Ni nyinshi ni. Urumva umuntu ujya gushinga company Muhire Limited aba afite imodoka nyinshi. Afite imodoka ahubwo ewana ni nyinshi kabisa. Wenda nk'iya veni. Ni nk'iya 20. Urumva nyine. Ubu nzabona ubu reka tubare ngiye ko nshaka imodoka ari 1500. Ubukanije uzayibona. Ewana wayibona make akoze 800 wayibona. Ariko ikantwara ndi 1 miliyoni ku ruhande. Imwe se. Oya we twagushakira cyari limited man. Za modoka zinye za oya reka tubare ndayiguze 800 ndayicuye. Menya nzaza nyireba gusa sizaza nyigenda bose nzaza nyikoresha. Ubona nyine ese nakubwira gutya nk'agatako. Reka tubare urumbukanisha urabizi imodoka ya 800 suko jyo uyirirwamo umutse ugiye cyose ukajya uyirirwamo wagiyivamo. Imodoka ya 800 ubwo wahita unayita n'irindi zina ritari iyo. Kuki bavuga imodoka wumva ngahumva imodoka ya 800 kumva imodoka irahenda kandi usuko utagura makenya. Cyakoze tuzaka za kayina zeshatu ziba zihari. Wajya kugura imodoka ya 800 watasaze wagiye ugafunukuza ugashya bikarangira. Wenda nka buriya bivuze ngo amafaranga mukorera mugiye muyazigama neza mukayabika sibyo byaba ari byiza. Ewana washiduka n'igihugu kiguze. Ho kugira ngo mujye muyajugunyanga nyine hari ukuntu bika amafaranga ukayabika neza nyine bikaba ari byo byiza. Ngogira cyiza ku bakunzi ba Time TV show. Bakunzi ba Time TV. Gira icyo bageza. Cyo nabagezaho kabisa ewana. Nde nabakunda kabisa. None se oya nyine wegira icyo bagezaho bagira icyo babwira nyine mu magambo mari. Inama nagira ewana urubyiruko muri rusange ewana kabisa biteje witeje imbere gira icyo ubwira abakunzi ba Time TV tugire dusoza. Time TV ewana mbafite ku mutima kabisa. Sina no gwadushishikara tukajya tuza kwigira imodoka ari twese nk'urubyiruko natwe tukaza kwiteza imbere ukatubwira naho twaza kwigira. Uzi kabisa ewana hano Inyamata. Inyamata dufite umwarimu umwe rukumbi kabisa witwa Emi mu Muhire Group Limited. Ewana barakwigisha agatara kagacana. Bivuze ngo banyigisha iminsi 5 nkaba ndabimenye. None nze nihugure mu minsi mike ndebe ko bizavamo. Ni rimwe kabisa. Mu minsi mike ndateramo ndaza kureba ibyo ari byo. Ariko umuntu yinywera ka essence cyangwa bayuzuye. Umuntu yinywera ka essence cyangwa bayuzuye. Oya. Bayuzuye naribi. Tugira nyine tugira icyo babwira nyine twumva ibyo ari byo ku bakunzi ba Time TV. Ese ko numva nta kibagezaho ngo ubwire urubyiruko kwiteza imbere byarwo. Urubyiruko rero inama narugira nibiteza imbere uko bashoboye kabisa. Uko ushobora kwiteza imbere nanone uko udashoboye ukabimbo. Mbanje gushimira abakunzi bakurikirana Time TV show aho muherereye hose haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kora subscribe and share and comment kuri mikoro muri kumwe na Emi Stone nkuko bisanzwe uko dusanzwe kwigendera twitemberera ahantu hasanzwe hose tugenda tuwazenguruka. Uyu munsi twaje tugwa ku muhungu rwose wo mukanishi muraza kwa mubona rwose yambara n'imyenda ni munyakazi. Reka tubacike murakoze cyane.